muri iki gihe gushimisha buri bantu bose ni ibintu utazigera ukina mu buzima bwawe bwose, kubera yuko iyo wiyambariye neza, ukunda kwiyambarira neza, abantu baratangira bati uriya muntu arasesagura amafaranga ye yose yamarira mu myambaro, ni nayo mpamvu yabuze n'amafaranga yo kugura icyo kwiyanga ziyubakira ari mu ikode, ariko aragura imyenda imuhenze. Bakiyambarira biciriritse, bamwe bakavuga bati uriya muntu amafaranga ayashyira hehe ko tubona ari ingundirizi, imyenda yambara ntihwanye n'amafaranga akorera, uriya amafaranga akorera ayashyira hehe, amumariye iki? Abura umuntu wibyibuhiye, abantu bagatangira bati uriya muntu arya cyane, ntabwo ubona ibintu bimuhagije, uriya mubyibuho we rwose iyo mubonye ewana unera sti ntabwo nkunda ukuntu abyibushye nk'inguru abyibushye ate, ariko wahorota wabifitiye umubiri wihoroteye, bagatangira ati uriya muntu ntarya, ibiryo arya ntibimufata, ubundi se akorera iki, ubundi bimeze bite? Uriya muntu ukunda kwiganirira, bagatangira bati uriya muntu ntabangwa mubitse, ameze nk'umwana, n'akanyamagambo, umuntu uhora uduhira ugira ubuhe kubera yuko ukunda kwivugira. Waba uri wa muntu wicecekeye udakunda kuvuga menshi, bakavuga bati ubundi uriya muntu ni ikigome, ntajya avuga ibiki biri aho ngaho, ubundi uriya muntu se mabona nayo yaba ameze ati umuntu utavuga. Rero nshuti yanjye, nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo ushimishe buri muntu uwo ari we wese ngo we wamushimisha, uwo ni umukino utazigera utsinda habe na gatoya. Niyo mpamvu na GOA uyu munsi naje kumubwira ibintu bitatu ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo uzabeho wishimye nta kibazo na kimwe wifitiye. Ngiye muri kumva no GOA mire nk'ibisanzwe, ariko mbere na mbere ndabaza nkashimira abantu baje kuri YouTube channel bakora subscribe, like, share ndetse na comment. Kandi nubwo bwambijira kuri YouTube channel wakora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo dukora ubutaha bijye bite bikugeraho neza cyane kandi mu ba mbere. Mbahaye ikaze rero nshuti yanjye, niyo mpamvu nanjye uyu munsi naje ngo nkubwire ibintu bitatu ugomba kujya ukora mu buzima bwawe kugira ngo uzabeho wishimye nta kibazo wifitiye, bakwanga batakwanga, ariko ukajya ubaho wishimye. Ikintu cya mbere ni ugukora cyane. Aka kantu mukumve neza, niba warasetinze intego n'abantu hari bakubwira ati ntushoboye, ntugize ubuhe, nshuti yanjye gerageza ukore cyane, ureke yuko ibintu bakubuzaho atari byo, ahubwo bereke yuko bibeshye. Ko nukora cyane uzatangira kwacivinga intego zawe, ugira ubuhe, numara kuzigeraho noneho ibintu bye bizagerwaho neza nta kibazo wumva wifitiye. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo ubeho wishimye nta kibazo wifitiye, umeze neza, ugize ubuhe, gerageza ujye aho abandi bari. Niba bari kwiterera inkuru nawe wisekere, niba bari kugira ubuhe nawe wigira ubuhe. Nyine wikwigunga ngo ube uri wenyine, gerageza uri kumwe n'inshuti zawe kenshi mu gihe nta kazi ufite. Nibe uri kuruhuka ujya ahandi abantu baruhukiye, ibyo bintu nubikora nta stress uzigera ugira. Bimwe bavuga ngo ni traumatism bimwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko nshuti yanjye ibyo nimba nuramo kubikoze nakubeshye uzabaho wishimye kandi uzaba wumva uri no stress in your mind. Iki ni cya gatatu, aricyo cyane mugomba kujya ukora mu buzima bwawe, kwibwira amagambo meza, kwimutiva ku giti cyawe. Ko numara kwimutiva ku giti cyawe uzabaho wishimye. Buriya kamaze mubwira akantu kamwe, buriya ubuzima ni nk'igitabo, kuko buriya igitabo iyo urambuye page hari igihe ugwa ku nkuru ibishye kandi indi page ikurikiyeho hariho inkuru iryoshye. Bityo rero ntabwo wazamenya kuri page ikurikiyeho ko hariho inkuru iryoshye udahinduye page. Nawe niba wageze mu buzima ugasanga uhuye n'ibibazo bikomeye nk'ibyo ngibyo, noneho ugasanga kubyikuramo biranze, icyo zikaguterana zikagusiga wenyine ukabaho uhangayitse, ibintu nk'ibyo ngibyo nshuti yanjye gerageza ukomeze upushinge. Birashoboka yuko ejo bundi cyangwa se mu minsi izaza ibintu bizakunda nawe izuba rikarasa bikagenda neza. Kimwe muri kumva ni GOA mire nk'ibisanzwe, nuko ibyo dukora da subscribe, like, share ndetse na comment, ngo nzadukora ubutaha bijye kugeraho neza cyane kandi mu ba mbere. Murakoze.